kuko intambara iyo ari yo yose ni intambara, urugamba urwo ari rwo rwose ni urugamba. Hano mu isi turi mu ntambara, hano mu isi turi mu rugamba. Rebera ubuzima ku bigaragara ugakunda iby'umubiri, nturarusha Nebukadinezari kubikunda, murabirwanira. Abagisenga baharanira kubaka amanegeka menshi, abagisenga baharanira kwishakira icyubahiro ntabwo wakirusha Nebukadinezari. Maze gucengera basanga nubwo Nebukadinezari atemera amasengesho, nubwo Nebukadinezari yaciye gusenga, nubwo yaciye igihe cy'Imana iyo kigeze, Imana iguha kwigaragaza imbere y'abatemeraga ibyo ukora, ariko iyo wowe ubyihaye urabizira. Ndabasuhuje mwebwe mwese bakundwa b'Umwami Imana. Njyewe ndi Nzabahimana Ernest, umukozi w'Imana. Tunabashimira kubwo gukomeza gukurikira ijambo ry'Imana tubagezaho, ubutumwa bwiza, ijambo ry'ubuhanuzi. Imana ibaha umugisha cyane, kandi turabakunda, kandi turifuza yuko namwe urukundo rw'Imana rwakomeza kuganza no gusaba muri mwebwe. Kadusenge ubundi tubagezeho ubutumwa bwiza Imana yaduhaye. Mana ishobora byose, mu izina rya Yesu, kora ku mitima y'abantu bose bazumva ubutumwa, ijambo ryawe, kandi bohora buri mutima wose, kandi girira ubuntu buri muntu wese uzatega amatwi bino biganiro, kugira ngo umugisha uva mu kumvira ugere kuri buri muntu wese, mu izina rya Yesu, amen. Kadusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli, ibice ni 2, umurongo ni 9 kugeza ku wa 11. Ariko nimutamenyesha izo nzozi mwese muzategekwa itegeko rimwe, kuko mwagiye umugambi wo kuza kubeshyera imbere yanjye, mukirengagiza ibyo mbabajije ngo buzacyana ayandi. Cyo nimumbwira izo nzozi, menye ko mushobora no kuzisobanura. Nuko abakarudaya basubiza imbere y'umwami icyarimwe bati, nta muntu n'umwe wo mu isi wabasha kumenyesha umwami iryo jambo, kuko nta mwami cyangwa umutware cyangwa umutegeka wigeze gusobanuza umukonikoni wese cyangwa umupfumu cyangwa umukarudaya bene iryo jambo. Icyo umwami aduhatiraho kiraruhije, kandi nta wundi wabasha kucyerekana imbere y'umwami keretse imana zitabana n'abafite imibiri. Mwakira ijambo ry'Imana. Keretse imana zitabana n'abafite imibiri. Imana idushoboze cyane, kandi Imana itugirire neza. Ijambo rero mpawe kubagezaho ni ijambo rivuga ngo ntabwo Nebukadinezari yemezwa n'abagifite imitekerereze y'agakiza ko mu by'iyi si, keretse abafite imitekerereze y'agakiza k'iby'umwuka wera. Imana ishimwe kandi idukoreshe kandi idushoboze. Iyo igihe kibaye kibi, iyo iminsi ibaye iyindi, biba bisaba yuko abantu hari ikindi biyungura kurusha imitekerereze y'ibyambere cyangwa y'ibyo bahozemo, kuko biba bisobanuye yuko ubwenge wakoreshaga mu gihe cyashize cyangwa imbaraga wakoreshaga
mu gihe cyashize ubumenyi byamaze kumenyerwa, biba bisaba kwinginga Imana ukajya mu kindi kirere cyo hejuru, noneho ukabasha gutsindisha imikorere y'umwuka wera, ukabasha gutsindisha imbaraga z'umwuka wera ziva mu ijuru, kuko ibya mbere iyo bimaze iminsi Satani arabimenyera, aba yarabikenguje. Niyo mpamvu ku banyamasengesho, ku bakristo, ku bahanuzi, abavugabutumwa, abapastori, abashumba, abo bantu baba bagomba kwiyungura buri munsi uko bwije uko bukeye, badahora mu byahashize, kuko intambara iyo ari yo yose ni intambara. Urugamba urwo ari rwo rwose ni urugamba. Hano mu isi turi mu ntambara, hano mu isi turi mu rugamba. Bibiliya iravuga ngo uri mu isi abafashe igihe mu ntambara. Mu ntambara rero bahora bunguka tekinike, mu ntambara bahora bunguka ubwenge, mu ntambara bahora bahishurirwa, mu ntambara bahora bunguka intwaro, mu ntambara bahora bunguka amayeri, mu ntambara bahora mu myitozo, bahora bunguka abasirikari. Iyo umuntu akomeje kumva ko hari icyo ari cyo, ntatekereze ko uko yarwanye ejo n'abandi babasha kwiyungura ikindi gituma batsinda intwaro yabatsindishije ejo, aba ari kurangara. Icyo gihe rero bituma uwo watsinze ejo uyu munsi yashobora kukumenya, akakuvumbura, akagutsinda, kuko uhora mu kintu kimwe. Bibiliya iravuga ngo ntimuhore mu bya mbere bya Kristo, ahubwo mutere intambwe mwunguke ibishya by'umwuka wera. Imana ishimwe cyane. Amen. Kandi Imana itugirire neza. Rero Kristo afite uko yaje, n'iby'Imana bifite uko byageze mu isi, ariko Kristo afite n'uko yabishoje. Uko yabitangiye ntabwo ariko yabishoje. Hari aho yigeze agera afata ikiboko ajya mu rusengero arakubita yirukanamo abantu, ariko uyu munsi wa none bitewe n'igihe abantu tugezemo, cyangwa se n'imyumvire iriho uyu munsi, cyangwa n'igihe duhagazemo uyu munsi, ntabwo wavuga ngo ndizera Kristo wafashe ikiboko akajya mu rusengero agakubita. Ushobora gusanga uyu munsi iyo ntwaro bayikwicana, ariko kubw'umwuka wera, haleluya haleluya, kubw'umwuka wera, umwuka atuyobora mu kirere bijyanye n'intwaro ikwiriye muri icyo gihe, muri icyo kirere. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo muyoborwe n'umwuka, haleluya, ngo kandi abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Imana ishimwe cyane. Naho iyo dufashe iyi Bibiliya tukayisoma nk'uko tumira inyuguti, noneho ibintu tukabitwara mu buryo bw'amategeko, mu buryo bw'inyuguti, turatsindwa. Turasoma ariko amategeko yose yasohowe muri Kristo. Haleluya haleluya. Ni ukuvuga ngo rero Kristo niwe wenyine dukwiriye gutumbira, akatubera umuyobozi, kandi Kristo tukamwumva nk'uko twavugana n'umuntu. Imana ishimwe. Hari igihe dufata Kristo nk'izi nyuguti, Kristo nk'ikintu. Kristo umuntu agomba kumufata akaganira nawe, agomba kumufata akamuyoboza inzira, agomba kumufata akamwizera, akamufata nk'uko umuntu aganira n'undi muntu. Imana idushoboze. Igihe rero cyarageze mu gihe cy'umukozi w'Imana Danieli,
ubwo bari barajyanywe bunyago, noneho ngo umwami arota inzozi. Amaze kurota inzozi ngo ari abapfumu, ari abakonikoni bose mu gihugu, ari n'abanyabwenge babura uwazisobanura. Ariko ngo abanyabwenge barabwirwa ngo n'abo bakonikoni, mbese abantu bose mu gihugu, ngo nihabura umuntu usobanura inzozi umwami yarose ngo aratemagurwa. Bose baratemagurwa mu gihugu. Ngo abakonikoni baramubwira ati mwami nyagasani, ngo nta muntu n'umwe wo mu isi urigera asobanura ibyo bintu muri urwo rwego, ngo keretse imana zitabana n'abafite imibiri. Haleluya we. Amen. Abanyamwuka haleluya. Amen. Abanyamwuka mwongere ngo haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Abanyamwuka rero ni abantu barenze iyi si. Abanyamwuka ni abantu batakirebera agakiza ku by'umubiri. Abanyamwuka ni abantu batakirebera ubuzima ku bigaragara. Nurebera ubuzima ku bigaragara ugakunda iby'umubiri, nturarusha Nebukadinezari kubikunda, murabirwanira. Nushaka kurwana na Nebukadinezari ku mbaraga z'umubiri, ku mbaraga z'amaboko, imbaraga z'ubwenge bwawe, aho ntabwo wamutsinda, nta n'umwe umurenze. Nebukadinezari ku by'umubiri arahambaye. Nebukadinezari ikimutsinda ni iby'umwuka. Haleluya, haleluya. Ariko kugira ngo nanone umutsinde, ni uko uba ufite iby'umwuka by'agakiza ka nyako, katari ka gakiza k'abantu barebera agakiza ku mapantaro bambaye, barebera agakiza ku majipo n'ibitenge bambaye, ba bandi barebera agakiza ku masaro de kwafire bagiyemo, ba bandi barebera agakiza ku misatsi yabo. Ntago batsinda Nebukadinezari, keretse abafite agakiza k'umwuka wera, agakiza k'imbaraga z'umutima. Haleluya. Agakiza gahesha umutima imbaraga, kakawuhesha no kwizera. Imana ishimwe cyane. Abo nibo babasha kwemeza Nebukadinezari. Naho abakirwanira ibiryo, abakirwanira iby'imyambarire, abakirwanira iby'amasambu, abagisenga baharanira gutunga amamodoka menshi, abagisenga baharanira gutunga ama etaje menshi, abagisenga baharanira kubaka amanegeka menshi, abagisenga baharanira kwishakira icyubahiro, ntabwo wakirusha Nebukadinezari. Nta nubwo wamurusha amasambu, keretse kumutsindisha ko winjiye mu kirere cy'umwuka, keretse kumutsindisha ko wageze muri Kristo Yesu mo ndani. Haleluya. Ukageramo ndani, ukinjiramo, ugatangira gukoreshwa n'Imana ibikorwa bidakorwa n'abanyamaboko b'umubiri, ibikorwa nutswe ibya kamere z'iby'umubiri. Niba tutazinutswe ibya karande, bya kavukire, niba tutazinutswe iby'ubutindi bwo mu bisekuru, ntabwo tuzahangara umudayimoni uduhagaze imbere, ntabwo tuzahangara umuzimu uduhagaze imbere, ntituzahangara Satani uduhagaze imbere. Ariko nituzinukwa ibya kamere z'iby'umubiri, turabasha gutsinda umudayimoni, turabasha gutsinda Satani. Kuko gutsinda Satani, gutsinda Nebukadinezari, gutsinda imyaku, gutsinda imivumo iduhagaze imbere, ni ugukoreshwa n'Imana tugahabwa imbaraga za mwuka. Imbaraga z'umubiri ntabwo zitsinda Satani, ubwenge bw'umubiri ntibutsinda abadayimoni, igihagararo cy'umuntu ntigitsinda umuzimu, igihagararo
cy'ibya kavukire ntabwo gitsinda Nebukadinezari, keretse kuba uw'Imana ugahinduka icyaremwe gishya. Noneho mu gihe Nebukadinezari akunze iyi si, wowe ugakunda iby'ijuru. Haleluya, haleluya. Nigeze nsenga Imana irambwira ngo nujya guhagarara mu bantu cyangwa se nujya mu kirere runaka, uzabanze ushakishe kumenya icyo kirere uhagazemo abo bantu icyo bakunda. Nusanga bakunda amafaranga, wowe uzazinukwe amafaranga, kuko nimba bakunda amafaranga nawe ugakunda amafaranga, muzayapfa. Nugera mu bantu ugasanga abo bantu bakunda ibiryo, kugira ngo ubane n'abo bantu bizagusaba kuzinukwa ibiryo, noneho wowe ukinjira mu kindi kirere cy'ibyo badafite. Haleluya, haleluya. Ariko nukunda ibiryo nabo bakunda ibiryo, icyo gihe muzashwana mupfa ibiryo. Nukunda amafaranga nabo bakunda amafaranga, icyo gihe muzashwana mupfa amafaranga. Ariko nugira ubwo bwenge bwo kubanza kumenya icyo abantu uhagazemo bakunda, wowe ukakizinuka ugashaka ibyo mu kirere cy'ibyo badafite, uzabana nabo kandi uzabemeza. Haleluya, haleluya. Kuko wabanjije kugenzura kamere zabo na karagiteri zabo, icyo gihe bizaguhesha kumera nk'ubakwebye, ariko barimo muri kumwe, wowe bigusabe kujya mu kindi kirere cyo gukomanda ibyo bo batagira badafite. icyo gihe uzabonera sigise muri bo. Haleluya, haleluya. Ariko nimba abantu bakunda amafaranga nawe ukayakunda, muzarwana muyapfa. Nimba bakunda ibiryo nawe ugakunda ibiryo, muzarwana mubipfa. Nimba bakunda amasambu nawe ukayakunda, muzarwana mupfa amasambu. Nimba bakunda amazu nawe ukayakunda, muzarwana mupfa amazu. Nimba bakunda amanegeka ku mpamvu zabo nawe ukayakunda, muzarwana mupfa amanegeka. Shakisha ikindi kintu badafite. Haleluya. Shakisha ikindi kintu cyo mu kindi kirere, mu kindi gihugu, igihugu cy'umwuka wera. Imana idushoboze cyane. Rero ba Danyeli ikintu batsindishije, bari baramaze kumenya igihugu bagezemo ibyo bakunda. Bari baramaze kumenya ibyo Nebukadinezari akunda. Nebukadinezari akunda icyubahiro, bo barakiretse. Haleluya, haleluya. Nebukadinezari akunda kurya neza, bo bagize ute? Barabiretse, bahitamo ngo kwirira ibishyimbo n'amamininwa. Imana idufashe cyane. Haleluya. Ubwo nibwo bwenge. Bari baracengeye, bamaze gucengera basanga nubwo Nebukadinezari atemera amasengesho, nubwo Nebukadinezari yaciye gusenga, nubwo yaciye imikorere ijyanye n'iby'umwuka, ariko binginga Imana mu mutima, ikajya igenda ibahishurira, ibereka utuyira banyuramo, bagakonegita isengesho bahawe na mwuka. Imana ishimwe. Ntabwo Nebukadinezari amasengesho yo ku mugaragaro yari akiyemera, ahubwo Imana yayoboye aba basore, ibaha ukundi gusenga kwihishe kutareberwa mu bigaragara. Binjira mu isi y'umwuka. Isi y'umubiri bayirekera Nebukadinezari, isi y'umubiri bayirekera abahanuzi b'ibinyoma, isi y'umubiri bayirekera abavugabutumwa b'ibinyoma, isi y'umubiri bayirekera abakonikoni, isi y'umubiri bayirekera abacunnyi, bakagendana n'intambwe y'Imana. Imana yababwira icyo gukora kuri buri ntambwe, akaba ari cyo bakora. Kugeza ubwo Imana yiyeretse Danyeli, noneho imuha no kubikora ku mugaragaro,
ariko kubera yuko igihe cy'Imana cyari cyageze ngo Imana yigaragaze, nimuvuge ngo amen. Igihe cy'Imana iyo kigeze, Imana iguha kwigaragaza imbere y'abatemeraga ibyo ukora, ariko iyo wowe ubyihaye urabizira. Rero iki ni igihe cyo guhabwa gukora ubihawe n'Imana. Iki ni igihe cyo guhabwa gusenga ubihawe n'Imana. Iki ni igihe cyo guhabwa guhanura ubihawe n'Imana. Iki ni igihe cyo guhabwa kuvuga ubutumwa ubihawe n'Imana. Iki ni igihe cyo guhabwa kuramya no kwambaza ubihawe n'Imana. Iki ni igihe cyo gusengera ahantu Imana ikweretse iguhishuriye, si igihe cyo gusengera ahantu abantu bose bamenya yuko uri kubikora, keretse Imana ubwayo ikubwiye ngo noneho kingura amadirishya yose areba i Yerusalemu. Haleluya, haleluya. Iki gihe Danieli yakinguraga amadirishya areba i Yerusalemu, mu mutima yari yabihawe n'Imana, ntabwo ari ukubiturumbukiramo. Gendana n'Imana uri mu mwuka bucece, ugendera mu ntambwe za Kristo Yesu. Imana izakuyobora, izakwigisha, izakwereka inzira ukwiriye kunyuramo mu gihe cyo kwigaragaza kw'Imana, kugira ngo nawe kugaragaze. Imana izakuyobora ikubwire ngo kora gutya. Naho yabikubwira ari ibibangamira Nebukadinezari cyangwa babakonikoni, ariko igihe cyabyo cyageze, icyo gihe kurwanaho irakurwanirira, kandi birangira Imana ubwayo yiyemereje Nebukadinezari n'abakonikoni n'abapfumu byose ibyo mu gihugu, bigatuma bikwemera. Ariko umuntu kubwe ntabwo yabyishoboza, umuntu kubwe ntiyabyikoresha. Nicyo gituma komanda igomba guturuka ku Mana. Komanda igomba guturuka mu ijuru, kandi ugomba kubaha abantu bose. Abakonikoni ukabubaha mu gihe cyo kububaha, abapfumu ukabubaha mu gihe cyo kububaha, abanyabwenge ukabubaha mu gihe cyo kububaha. Nebukadinezari ukamwubaha mu gihe cyo kumwubaha, ubundi ugakurikiza amabwiriza y'Imana. Imana ubwayo akaba ariyo yiyemereza ibintu. Ariko umuntu kubwe niyiyumvamo ko hari icyo ari cyo, ko hari icyo yakora mu gihugu, ko hari icyo yakora mu masengesho, ko hari icyo yakora mu guhanura, ko hari icyo yakora mu kuvuga ubutumwa, ko hari icyo yakora mu by'ubwenge, azaba ashaka kwiteza Nebukadinezari. Imana idushoboze cyane. Rero Imana ibwira bumva, ntabwo ibwira abatumva. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Kuko Imana imaze gukoresha Danieli imirimo n'ibitangaza, yiyerekanye, amaze gusobanurira umwami za nzozi, ibintu byabaye amahire. N'abakonikoni babyungukiramo, n'abapfumu babyungukiramo, abanyabwenge babyungukiramo, umwami abyungukiramo, igihugu cyose kibyungukiramo. Kubera iki? Iby'Imana ni ibintu bigaragaza urukundo rw'Imana iteka ryose. Ntabwo iby'Imana bigaragaza urwango, iby'Imana ntibigaragaza mu nyangire. Mu gihe Imana ije kugukoresha, uba ugomba kumenya ko n'umwanzi wawe agomba kubyungukiramo, n'uwo mufite ibyo mwapfuye agomba kubyungukiramo, kugira ngo abone Imana. Kandi ugomba kuzura imbabazi z'Imana kugira ngo Imana igukoreshe. Imana ntabwo yifuza ko umuntu ahera mu buretwa bw'urwango, uburetwa bwa munyangire, uburetwa bwo kuvumana, uburetwa bw'ubunyagasozi, uburetwa bwa karande. Irashaka ko tuzibukira imyuka y'ubunyagasozi, imyuka y'ubutindi, imyuka y'ubucamuke, ubundi tukizera Imana ikigaragaza muri twe. Shuti bavandimwe, mwebwe mwese mwari mukurikiye ubu butumwa, iki kiganiro, mumfashe kubumva hari icyo Imana ibabwiye mu mitima yabo. Dusengane Imana. Imana ituzurire igihugu, Imana ituzurire imitima, Imana ituzure twese abahanuzi, ituzure abanyamasengesho, ituzure abavugabutumwa, abapasitori, abashumba, abarimu, abadiyakoni,
abasenga n'abadasenga babyungukiremo mu izina rya Yesu. Uri Imana nkuru y'icyubahiro, uri Imana dutegereza kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, ngo abe ari wowe utuyobora. Tugirire neza, tubabarire utweze udutunganye, dukureho umwaka, udukureho umunanizo, udukureho karande, udukureho urwango, udukureho imivumo itugendaho, udukureho ibiduca intege, udukureho ibituma twugarizwa n'ibyago n'amakuba, udukureho ibituma Nebukadinezari aduhagarara imbere akatubuza uburenganzira. Mana ishobora byose, ni wowe wo kugira icyo ukora mu gihugu. Mu izina rya Yesu turagusabye, tugusenze twizeye yuko hari icyo uri budukorere mu mitima yacu, kandi ko hari icyo uri budukorere mu mpande zitandukanye hano muri kino gihugu, ku migabane yose y'isi, Aziya, Amerika, Uburayi, Oceania, Afurika, Uburundi, Tanzania, Uganda, Congo, Kenya, Malawi, Mozambique. Mana utwumve, Mana utwumve. Dusengeye buri munyarwanda wese ahariho hose ku isi, dusengeye buri munyarwanda wese ahariho hose mu gihugu, kubw'imbabazi zawe, kubw'urukundo rwawe, kubw'ineza yawe, utuganze, uduhe kwakirana mu rukundo rwawe, mu izina rya Yesu. Amen. 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 Imana ni guha umugisha. Yego. Imbaraga n'amavuta. Urakoze. Amen.